Namakuru abantu benshi cyane bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse inkuru witwa The Ben ndetse n'uwitwa Pamella. Kugeza kuri aka kanya Mugisha Benjamin yakomeje kugenda ataka, ariko mu by'ukuri benshi ntabwo bari kumwumva. Uwinyeza Pamella nyuma yo guta umwana akajya Miami Beach, bikaza kurangira mu by'ukuri hari gukomeza kugenda hagaragazwa amakuru ku witwa Tricia ndetse n'uwitwa Tom Close nabo baje kuba bisanga muri uyu mwandiko wakomeje kugenda utangazwa mu nyandiko z'ibitangazamakuru. Ubwo byinshi byakomeje kugira bitangazwa, witwa Tom Close ndetse na Tricia bongeye kwisanga mu by'ukuri muri aya makuru y'Uwinyeza Pamella ndetse na The Ben. Kugeza kuri akanya uwitwa Runa yaramaze iminsi igera kuri 41 mu by'ukuri atarabona mama we cyangwa se ataronka ibere ry'umubyeyi we. Kugeza kuri akanya ababyeyi mu gihugu cy'u Rwanda bakomezaga kugenda batera uwitwa Pamella mu by'ukuri utwatsi bavuga uti ibyo akomeza kugenda akora ntabwo ari byo. Nk'umubyeyi uhekeye igihugu cy'u Rwanda ntabwo yakagombye kuba yitwara gutyo. Ubwo ni byakomeje kugira bitangazwa, ariko na makuru menshi cyane benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo uwitwa Tricia ndetse n'uwitwa Uwinyeza Pamella nyuma yuko akomeje kugenda hagaragazwa amakuru ko mu by'ukuri badacana uwaka, ni byakomeje kugenda bitangazwa. Ubwo ibyo byose benshi bari gukomeza kugenda bigenderaho, ndetse n'amakuru yakomeje kugera atangazwa bareba na feedback za Tricia bakavuga uti byanga byakunda Tricia ndetse n'Uwinyeza Pamella ntabwo mu by'ukuri bari gucana uwaka. Ni byakomeje kugira bigaragazwa nyuma yuko uwitwa Tricia yatanze igitekerezo benshi bakagisamira hejuru. Ni nyuma yuko Uwinyeza Pamella yaramaze iminsi igera kuri 41 atari mu gihugu cy'u Rwanda, yarataye umwana ndetse kandi amutana n'uwitwa Mugisha Benjamin. Ariko kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda agaragazwa nuko Pamella yongeye kugaragazwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hari amashusho yakomeje kugenda agaragara Uwinyeza Pamella ateruye Runa, ubona ko mu by'ukuri yahagiranye urugwiro, ndetse ubona ko uwitwa Pamella yarakumbuye umwana we. Ariko nuza kureba ukuntu ababyeyi bakomeje kugenda banenga imico y'Uwinyeza Pamella bavuga uti ibyo yakoze ntabwo ari byo, aze kwicara asabe umugabo we imbabazi ndetse asabe n'umwana we imbabazi. Ariko kandi benshi bagakomeza kugenda batanga izo feedback, ariko ukabona ko byanga byakunda ntabwo mu by'ukuri ibyo bavuga babeshya, kuko ni nabyo bigaragara. Witwa Pamella yafashe indege yerekeza Miami Beach n'abandi badamu bajya kurya ubuzima, arangije asiga umwana. Nabwo mwabonye mu by'ukuri uwitwa The Ben yaramaze iminsi arera umwana wenyine, ukabona ko benshi bakomeza kugenda bagaragaza impuhwe, ndetse kandi mu by'ukuri impuhwe za kibyeyi zakomezaga kugenda zifata benshi mu Banyarwanda. Bakibaza uti uwitwa The Ben icyamamare kimeze gutya mu by'ukuri araza kuba ashaka umugore, ariko namara gushaka umugore biza kurangira mu by'ukuri The Ben aje kuba nyine arera umwana wenyine. Ariko hari amakuru naje gutohora akomeza kugenda agaragaza ko witwa The Ben ibi byose ashobora kuba yarabikoze kugira ngo apromoting indirimbo bita Inshallah. Ndagira ngo witwa The Ben murabizi ko afite indirimbo agiye gusura hanze muri uyu mwaka. Benshi bakavuga uti uwitwa The Ben yakoze ibi bintu kugira ngo mu by'ukuri apromoting indirimbo ye. Ariko ari n'ubugambanyi bukomeza kugenda bugaragara muri byo, ngira ngo tuze kuba turebera hamwe. Ariko nimba The Ben yarakoze aya makosa agafata umugore we akamwohereza hanze, yarangiza kugira ngo mu by'ukuri ibitangazamakuru bimuvugeho kugira ngo indirimbo ye izarebwe, navuga ko witwa The Ben ahangaha yaba yakishe. Amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga ko witwa The Ben ashobora kuba yafashe umugore we akamujyana mu by'ukuri Miami Beach, ndetse kandi ngo akamarayo iminsi igera kuri 2 gusa, ariko akongera akagaruka. Nyuma yo kugaruka mu by'ukuri benshi bakakomeza kugenda abasakaza amashusho yafatiwe Miami Beach, ndetse ngo witwa Pamella yibereye mu rugo iwe, ariko kandi bagakomeza kugenda bacuruza ayo mashusho. Iki kintu ndagira ngo tuze kuba tugitindaho, ni ikintu mw'Abanyarwanda mwe cyaba kiri kwica izina rya Mugisha Benjamin azi ngo ari gupromoting indirimbo. Abajyanama ba Mugisha Benjamin ntacyo baba bamumariye pe. Kubona ushobora gufata umugore warangiza mu by'ukuri ukamushyira muri nyine, ubona ko yegura acuruza izina, ariko ntabwo wakora ibintu bimeze gutya. Ntabwo wakora ibintu bimeze gutya. No, ibi bintu ntabwo byaba ari byo.
bibaye ari by'ubwo ngubwo Mugisha Benjamin amenye ko ibingibi yaba yarakoze bitaba ari byo. Aya ni amakuru maze gutohoza, ndetse kandi navuga ko nge nyizeye nka 35% ntabwo yizewe neza, ariko biravugwa neza ko witwa Mugisha Benjamin ngo yafashe umugore we akamujyana Miami Beach agiye mu mpamvu z'akazi, bikaza kurangira maze y'iminsi 2 nayo itageze mu munsi umwe n'amasaha 3 akahita agaruka, ariko ngo hagafatirwa amashusho agiye gucuruzwa ku mbuga nkoranyambaga bijye bigaragara ko witwa Pamella ari Miami Beach yataye umwana babikoramo inkuru. Ubwo ndagira ngo kuba ari ibyamamare yego nibyo bagomba gucuruza izina ryabo, ariko hari ukuntu mu by'ukuri ushobora gucuruza izina bikaba byakuviramo umuvumo. Hari ukuntu ushobora gucuruza izina ryawe nabi bikaba byakuviramo umuvumo. Ibi ngibi ndabivuga nongera nshize amanga mvuga uti ushobora gucuruza izina ryawe nabi uri icyamamare bikaza kurangira nibyo urimo gushaka gupromotinga bitaje kuba bikunda. Amakuru akomeza kugenda agaragazwa witwa Tom Close ndetse na Tricia madamu we, nyuma yo kubona amakuru yakomeje kugenda atangazwa kuri Pamella, bakomeje kugera mu by'ukuri batanga feedback zabo nk'uko babyumva. Ubwo Tricia aragira uti ntabwo nk'umubyeyi uhekeye igihugu cy'u Rwanda yakagombye kuba agaragara mu nkuru zimeze gutya. Ntabwo mu by'ukuri uwinkeza Pamella yagafasha umwana akamuta nyine akagenda Miami Beach kwirira ubuzima, yarangiza mu by'ukuri aba ari gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ubwo Tricia azatange feedback ye gutya bahita bamusamira hejuru. Bavuga uti uri kuvuga iki. Ubwo nyine ugasanga benshi urasanga ntabwo bumva ibintu kimwe. Yego Tricia nawe yakoze amakosa ndibuze kwangarukaho, ariko nyine nk'ibyatangajwe cyangwa se byavuzwe bigomba kujya ku nyine nibo babyishyiriye ku karubanda. Tekereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se bitangazwa, uramutse usanze uwitwa Mugisha Benjamin n'uwitwa Pamella ari prank bapanze kugira ngo mu by'ukuri ba promoting indirimbo bita Inshallah, ubwo mu by'ukuri byaba bimeze nyine byaba bimeze ute? Ndagira ngo namwe muze kumbwira. Abantu benshi bakinira ku izina ntabwo baza agaciro k'izina babajama wana. Aba baniga ntabwo bazi agaciro k'izina bafite. Babaye ibyo bakoze nahita mbahereza 0 muri uyu mwandiko, nahita mbaherezamo 0. Ubwo rero muraza kunyemerera tugaruke kuri Tricia ndetse n'uwitwa Tom Close nyuma yo kugenda baterwa utwatsi, nyuma yo gutanga feedback zabo uko babyumva, ndetse kandi kugeza kuri aka kanya uretse ko ari amakuru yakomeje kugenda angeraho avuga ko uwitwa Pamella ndetse n'uwitwa Mugisha Benjamin baje kuba bakora iyo prank, ariko ntabwo byizewe neza. Ubwo amakuru n'ubundi ntabwo mu by'ukuri ari buze gukuraho yuko uwitwa Pamella kugeza kuri aka kanya abadamu benshi mu gihugu cy'u Rwanda barimo kumutera utwatsi bavuga uti yataye umwana. Ibyo nibyo biriho ni nabyo bikomeje kugenda bivugwa. Kugeza kuri aka kanya niyo makuru navuga ko yizewe yakomeje kugenda atangazwa. Ubwo Tricia azabona aya makuru aravugwa ku mbuga nkoranyambaga, anabone mu by'ukuri The Ben afite umwana wenyine. Ubwo nyine Tricia azavuga uti Mugisha Benjamin ndetse na Pamella ibyo barimo ntabwo ari byo. Nk'abantu b'ibyamamare ndetse kandi banazwi n'abantu benshi cyane, ntabwo bakagombye kuba bafata bakiniye imikino. Ugasanga nyine Tricia ibintu ari kuvuga bifite ingingo n'ishingiro, ariko abakunzi ba Mugisha Benjamin ndetse na Pamella ntabwo bigeze babyumva. Baravuga uti urimo kuvuga iki ko nyine byamubayeho none nawe bishobora kuzakubaho ejo. Ubwo benshi bakavuga uti agahwa kari ku wundi karahandurika, ntukagire mu by'ukuri utangaza amakuru ameze gutya Tricia. Ubwo benshi bamusamiye hejuru banavuga uti bwa bugambanyi burya buvugwa kuri Tricia na Pamella burya burahari. Ubwo rero mu by'ukuri ndagira ngo hari amakuru benshi bamaze iminsi bavuga uti uwitwa Tricia n'uwitwa Pamella ntabwo ngo bacana uwaka pe, ngo buriya nukuvuga ngo naho umwe atambutse ntabwo n'undi yahanyuze ikara. Ubwo ngo nta numwe warahura iwabo wundi. Ugasanga nyine nibikomeza kugenda bigaragazwa, ariko amakuru akomeza kugenda agaragazwa, ndetse ndibuze kuba navuga ko ari amakuru meza cyane. Amakuru yakomeje kugenda ashimisha abakunzi mu by'ukuri ba Runa. Uyu mwana warugererewe Runa yari afite agahinda, ndetse kugeza kuri aka kanya Runa yongeye guseka akimara guhura na nyina i Nyarugenge. Ubwo ni nkubwira ngo uwitwa Pamella yongeye kugaragazwa i Nyarugenge, ndetse kandi n'amafoto y'amavideo ari guhoberana na Runa arahari ndetse yanafashwe. Ariko ni nkubwira ngo uyu mwana Runa yari afite agahinda kendaga kumuturitsa umutima, uze kubyumva gutyo. Runa yaragererewe cyane, The Ben yaragererewe cyane nyuma y'amakuru yakomeje kugenda agaragazwa, ariko benshi bagakomeza kugenda bashaka mu by'ukuri kuyobya icyuho bavuga uti ngo Pamella ni prank yapanzwe. Ariko ntabwo nge nabyemera ibi bintu, ntabwo ari kubera iki se nyine abayaga kwa The Ben n'ubundi bavugaga ko batasangagayo Pamella.
Pamella imishinga yakorerwaga ino mu Rwanda kuki batayimubonagamo? Nyine ugasanga ni byinshi bikomeza kugenda bigaragazwa, ndetse bakimara kubona uwitwa Pamella ageze mu Rwanda, The Ben kugira ngo nyine yorose ikinyoma avuga uti narasebye, nyine yarasebye, Rugwiro yarasebye, ugasanga nyine baravuga uti ntabwo mu by'ukuri byaza kuguma gutya, reka tubihindiremo pranka, abanyarwanda tuzaba tubasobanurira nyuma. Ugasanga rero ntabwo biri buze kuba bikunda, ibyo twabonye twarabibonye, ibyo tuzi turabizi. Uretse ko uwitwa Tricia na Tom Close navuze uti ndaza kwambagarukaho muri uyu mwandiko nyuma, nabo hari ibintu bakoze ubona ko bimeze nk'ubugambanyi. Hari ibintu buryo umuntu akora ukabona ko ari ubugambanyi. Tekereza kubona mu by'ukuri umugabo mugenzi wawe umugore yamutanye umwana, warangiza ukagenda ukabisakaza mu nshuti ze ziri Miami, warangiza ukabisakaza ku nshuti ze ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugira ngo nyine The Ben asebe. Ugasanga byinshi bikomeza kugenda bigaragazwa kuri Tom Close ndetse na Tricia bifite ishingiro, ndetse n'ubugambanyi buvugwa bushobora kuba mu by'ukuri bufite ishingiro. Ubwo Tom azabone mu by'ukuri uwitwa The Ben aragererewe ibibazo biramwisha, umugore yamutanye umwana, narangiza agende abisakaze ku nshuti ze. Uretse ko wenda byari byamenyekanye, ariko hari ibintu The Ben mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza, akavuga uti uwitwa Tom Close ntabwo yigeze ambanira. Tom ntabwo wambaniye kubera ko ibintu wagaragaje ntabwo byigeze binshi. Ugasanga nyine inshuti zo muri iyi minsi mugomba kuzirinda. Rimwe na rimwe hari igihe twishyiraho inshuti tuzi ngo zirimo kudufasha kandi zirimo kuturangiza. Ugasanga inshuti burya baravuga uti inshuti niwo mwanzi wawe. Ibi bintu nibabivuga ndimo kubyumva, burya ndaza kuba ibi bintu mbyumva neza, ndi kubyumva neza kabisa. Ubwo rero mu by'ukuri ni amakuru yakomeje kugenda agaragazwa nyuma y'ubugambanyi bwakomeje kugenda bushinjwa uwitwa Tricia ndetse na Tom Close. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri hari amakuru ntarimo gutangaza, ntarimo kwizera neza, yakomeje kugenda avugwa ku witwa Runa ndetse n'umukobwa wa Tom na Tricia. Ariko ibi bintu sinza kuba mbivugaho neza, ndetse biravuga ko uwitwa ngo muri aba bagabo harimo usesera ku mugore wundi, gushobora no gusanga mu by'ukuri hari amakimbirane benshi, ugasanga hari byinshi batarimo kuko ngo nureba umukobwa bita Runa ukareba n'uyu mwana wa Tricia, ngo uraza kubona ngo barasa ni fotokopi. Muze kubyitegereza, ni amakuru ntaratoza neza, ndimo kugenda mu by'ukuri ngenzura, ariko ntabwo mu by'ukuri ndayatohora neza. Ubwo muraza kunyemerera ndekira aho ngaho, ndabakunda cyane.